Mu gihe cy'ibyumweru bibiri bamaze batorwa mu kigo cy'urubyiruko cya Musanze, abo bana biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye bafashwe gukora imikino ihuzwa n'ikoranabuhanga hakavamo ibitekerezo byazakurwamo imishinga. Bamwe bakoze ibikoresho by'ubwirinzi, imodoka zitagira abashoferi, ubukarabiro bwikoresha, inkoni y'amakuru ufite ubumuga bwo kutabona, imashini zitandukanye n'ibindi. Bamwe muri abo bana baravuga ko iyi gahunda yatumye baguka mu bitekerezo. Hari ibyo ntarinzi nungutse, ukuntu wakora imodoka ikijyana, n'ukuntu wafasha abana bafite ubumuga bwo kutabona, n'ukuntu nyine wakoga ugahora ufite isuku. Icyo nkuyemo muri iyi kampu ni ukwisanzura hamwe na bagenzi bacu. Gukora amatimu nyine bituma abantu exchanginga ideas zabo, bigatuma bagera ku kintu kinini. Ikindi kintu nigiyemo ni ukwigirira self confidence, gutinyuka ukavuga mu bandi mu ikoranabuhanga cyane cyane. Naje nakinzi pe nungutse inshuti mu rugo n'abakorera ibintu byinshi biri automatique kandi twakoresha mu buzima busanzwe. Ku ruhande rwa bamwe mu bavyeyi baba bana basanga uburyo bwo kubafasha mu biruhuko bwagira uruhare mu kuba icyerekezo cyiza, bagasaba ko abana bagaragaje ibitekerezo byiza bafashwa bakazabikuramo imishinga ikemura ibibazo. Yamuzamuriye ubumenyi cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Twasaba ko ubushobozi buramutse buhari bakongera umubare w'abana. Niba tuvuga ngo muri biruhuko aba bana basoje amahugurwa n'abana 100, hari abana benshi bari hirya no hino batarabona uburyo bwo kugaragaza impano zabo. Icya kabiri, bigaragaza ko abana bacu uburyo bakura aho igihugu cyerekeza nk'urubyiruko ushobora kugira uruhare mu bisubizo by'ibibazo igihugu gifite. Iyi gahunda y'imikino y'abana yahujwe n'ikoranabuhanga yiswe Robotics Summer Camp yateguwe binyuze mu bufatanye n'umuryango witwa Right to Play. Umuyobozi nshingwabikorwa wawo Kabamba Rogers aravuga ko gahunda nk'izi zasubiza bimwe mu bibazo abana baba bafite ndetse zigateza imbere ikoranabuhanga. Cyane ko ubundi abantu bumva ikoranabuhanga kuva ari ikintu gihambaye, ariko mwabonye ko abana bose buri mwese yabikora, wamuhaye rugari, wamuhaye ibikoresho, wamufashije kubigeraho. Bivuze ngo rero ngo tunakangurira leta n'abandi bafatanya bikorwa, niba Right to Play ikora mu turere 11 mu mashuri 512, ese abandi baraza badufashe. W'akarere ka Musanze Nsengimana Claudie avuga ko ari intangiriro kandi ngo bifuza ko umubare w'abitabira ibikorwa nk'ibi mu biruhuko wakwiyongera. Icyari cyambere rero no kugira ngo ubwabo intekerezo zabo zaguke. Mwabonye rero ko zirimo zaguka. Icyari gikenewe nanone no kugira ngo babana bagire discipline mu biruhuko. Turifuza ko byagera ku mubare munini w'abana. Akarere kose tukagira uburyo ibiruhuko biba umwanya mwiza wo kunguka ubumenyi. Abanyeshuri bane bagaragaje ibitekerezo byasubiza ibibazo ku buryo bwimbitse, buri wese yahembwe mudasobwa. Naho uko bitabiriye aya mahugurwa ya Robotics Summer Camp, bose uko ari 100 bahawe ibikapu n'amakaye bazifashisha mu itangira ry'umwaka utaha w'amashuri. Tuyishime Jadofis mu karere ka Musanze.